Reka nongere nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane wowe uri kumva iyi nkuru mu kazana w'ibanga. Igice cya 7 cy'iyi nkuru mu kazana w'ibanga cyarangiye ubwo haburaga gato cyane ngo Nkusi yohererezwa amafoto y'umukobwa akunda. Muteteri ari gusomana na manager waho akora bikozwe na Gentille wari wamaze kumenya ko bashaka kumukura mu nzira. Delila yahuye n'umuganga wamubyaje kera baganira ku byo bigeze gukora, harimo kuba Delila yari yitiriye umwana upfuye wa Denis kugira ngo abone uko aza kumwitirira kumurera umuzima we yabyaye maze babane, bitewe n'uko umugabo wese wa Nkusi wateye inda Delila yamuhohoteraga bikarangira amukuye mu nzira. Alegisi yari yaziwe kuko abakobwa babiri bari bamaze kumenya ko abatendeka, biyemeje kumucucura utwe ngo asigare yicuza. Niba warasigaranye amatsiko kuri uru rusobe rw'aba bantu muri uyu ni wo mwanya ngo wumve ibikurikiyeho muri iki gice. Mu gihe utangiye kucyumva reba hano hasi ukande ku ibuto ya like, uduhe n'igitekerezo muri komenti. Niba utaranakanda kuri subscribe ukandeho kugira ngo inkuru itazajya igucika utamenye uko yahageze. Reka twumve ibyakurikiyeho uko byaje kugenda. Dutangiranye na Muteteri akimara kwibaza ibibazo byinshi ku kuntu arongera guhinguka imbere ya Nkusi kandi amaze kumubonera ubwambure. Ahita yambara vuba maze aribwira ati nta handi hantu mfite ho guhungira uretse kwigira mu kazi nubwo hakiri kare. Muteteri amaze kwambara yasohotse mu cyumba ari kunyonyomba. Ageze mu ruganiriro abona Nkusi yicaye hanze ari kuvugira kuri telefone. Muteteri ahita akubita mu mutima maze aravuga ati se ndabigenza ute koko? Ahita akatira inyuma mu gikari asangamo umukozi arijijisha. Umukozi ntiyakeka ibyo ari byo, ahita yiyinjirira mu nzu gukomeza gahunda ze. Muteteri aboneraho gusohoka ku muryango w'aho mu gikari, agenda azenguruka kugeza ubwo yakase mu kayira kamujyana ku muryango w'igipangu asohokeramo. Uko agenda anyonyomba niko Nkusi avugira kuri telefone. Sinzi uko yahindukije amaso ababonye Muteteri arimo kunyonyomba ameze nk'urimo gukwepa. Nkusi nawe umutima uhita ukubita atangira kwibuka ishusho amaze kubona mu kanya gashize ubwo yaganiraga na Gentille. Ahita amubwira ati okay, nyoherereza ibyo bimenyetso. Ariko kibona Muteteri ahita kwepesha umutwe yikinga inyuma y'igikuta, abwira Gentille kuri telefone ati nakwereka nze nkwereke. Nkusi yahise akupa telefone ubundi ahita akuruza ikibuno akegera inyuma kugira ngo Muteteri atamubona. Mbese bose bari batewe isoni no kuba babonanye ubwambure bituma batinyana. Muteteri ahita asohoka mu gipangu, ageze hanze yacyo ariruhutsa. Ahita avuga ati aho byibura ndahavuye ndasanga yagiye. Ubu se narebaga hehe ninjira mu cyumba simfunge koko, nanjye ndakajiji. Ako kanya Nkusi nawe amaze kubona ko Muteteri agiye yahise agarura umutwe yicara neza ubundi afata ku mutima maze aravuga ati aho Imana ishimwe kabisa, arasanga nigendeye. Nkusi amaze kwiruhutsa yahise yibuka ibyo yavuganaga n'umukozi wo kuri bari resto. Ako kanya ahita amuhamagara maze Gentille nawe aramwitaba. Ako kanya Nkusi aramubwira atumva nkubwira mukobwa, bajya bavuga ko ibuye ryagaragaye ritajya ryica isuka. Wowe humura ubwo mbimenye ngiye kwitangirira iperereza ku giti cyanjye, ubundi byose ndabimenya wowe wumva utekanye sibyo? Gentille yahise arutsa umutima maze aravuga ati yego urakoze boss, ndagushimiye kandi nuramuka uje hano ku kazi nzagukorera agasiripurize kazagushimisha. Ibyo Gentille abivuga amwenyura maze bamaze kuvugana ku mutima ahita avuga ati ibi bigomba kurangira nkwiyeguriye ukaba uwanjye kandi nzabigeraho. Ndabizuza ubwenge kandi nanjye ngiye gukusanya ibimenyetso byose kugeza manager washakaga kunyica mukuye mu nzira. Ariko se uyu mugore urupfu rwanjye yarugiramo yihe nyungu? Ntabwo byatinze Nkusi yahise ahamagara Delila amubwira ko yaje kumureba mu rugo agasanga ntawe uhari kandi amushaka. Delila mu kwikanga ahita abaza Nkusi wasanze mu rugo. Nkusi nawe amusubiza ko hasanze umukozi gusa. Delila ahita yiruhutsa maze abeshya Nkusi ko ari guturuka hafi bityo nanabishaka bahurire mu nzira. Nkusi yahise abwira umukozi ko agiye asigara acunga urugo. Asohoka mu gipangu. Delila nawe afata imodoka ava kuri bari resto yihuta cyane. Muteteri nawe wari wateze akamoto aba ariko agera kuri bari resto. Akimara kwishyura motari atungurwa no kubona imodoka ya Delila iri kuva muri bari resto. Ntiyabitindaho akomeza yigira muri bari resto.
Nkusi wagendaga n'amaguru agana aho Delila amubeshye ko ari guturuka, Delila nawe agenda ku muvuduko munini ngo bahure muri izo nzira. Ntabwo byatinze baje guhura. Delila ahagarika imodoka Nkusi yinjiramo, ubundi batangira kuganira. Nkusi ahita abwira Delila ati mama, ikintu nari nguhamagariye ni amakuru mpawe n'umukozi ukora muri bari resto yacu. Afite amakuru ko manager ryamana n'abakozi ndetse n'ibimenyetso, ariko nanze kwirirwa mpita mbyinjiramo cyane ngo na manager amenye ko mbizi, bityo niyo mpamvu nashakaga kumubufasha. Manager abizi ko bibujijwe kuryamana n'abakozi kandi bimenyekanye yahanwa, ari nayo mpamvu uwo mukobwa ambwiye ko ngo ashaka kumukura mu nzira atarabishyira hanze. Rero ubwo nabimenye, umukozi wese uzagira ikibazo na kimwe bizabazwa manager. Icya kabiri, wowe uragenda, wowe uhagenda ndashaka umfashe umenyereye amakuru ya manager neza ku buryo nibimugwaho tuzamuhana by'intangarugero. Uko Nkusi yabwiraga mama w'ayo magambo niko Delila yahise yikanga. Mu mutwe we hahita hazamo ibyo amaze kuvugana na manager ko bagiye kuvana Gentille mu nzira. Ako kanya ahita ajijisha abwira Nkusi ati Nkusi, ibyo bintu bihagazeho neza? Nkusi azunguza umutwe abyemeza, maze aramusubiza ati niyo mpamvu mbikuragije ngo ubimenye, ariko icyiza ni uko uwo mukobwa abimbwiye wasanga yari kuzagira ikibazo ntitumenye ibyamubayeho. Bityo rero abakozi ngewe ubwanjye ngiye gutangira kubacungira hafi. Ugira ikibazo nzabibaza manager, wowe ugiye kumenyera ibijyanye n'imibano ye n'abakozi. Ariko ibaza ukuntu nka Kamutetera ari akaziranenge manager aramutse agafatiranye. Ako kanya Nkusi yamaze kuvuga gutyo, Delila ahita amubaza ati ahubwo uvuze gutyo uranyibutse, amakuru maze kwakira ko we na Muteteri mutari gucana uwaka ntaya nyayora? Nkusi mu kwikanga yahise areba Delila maze aramubaza ati ngo ubimenye gute se? Nuko mu mutima ahita yibwira ati asye, nari nzi ko ibibereye hariya mu rugo nta muntu n'umwe ubibonye, kumbe uriya mukozi byose buriya yabireba agahita atanga raporo kuri nyirabuja. Mu gihe Nkusi we yarari kwitekerereza ko kudacana uwaka Delila avuze ari uko we na Muteteri bahoze bari gukwepana, Delila we yari yemeje amakuru umukozi yamubeshye ko Muteteri yatutse Nkusi muri kaminuza. Nuko Nkusi ahita avuga ati mama, biriya bintu nubwo ntazi uko wabimenye ntago nshaka kubivugaho, urakoze kunyemerera ko uramfasha, ahubwo reka ngende. Ako kanya Nkusi yamusezeyeho ahita asohoka mu modoka. Delila nawe yahagurutse umutima utari hamwe, ageze imbere afata telefone ahita ahamagara. Ku rundi ruhande Muteteri akigera muri bari resto, umuntu wa mbere abona ni Gentille. Akimubona undi aza amusanga adaciye ku ruhande ahita amubaza ati ariko wa mukobwa we, mbere yuko nkwandagaza abantu bose bakamenya uko wageze muri aka kazi, wowe na manager ubundi mupanga iki? Muteteri mu kwibaza kuri ibyo ahita abaza Gentille ati njye na manager kubera iki umbajije icyo kibazo? Ariko niba ufite amatsiko ujye kumubaza kuko njyewe ntabyo nzi. Gentille yahise avuga ati nubwo uri kwigiza nkana, ariko ibyanyu byose byamaze kugera hanze, bityo rero reka nkugire inama nzima. Genda wegere manager umubwire ko namaze kumutanga kwa boss, bityo agabanye umuvuduko kuko ikintu cyose cyambaho niwe wakibazwa. Ikirenze ibyo ngibyo nk'umuntu wa hafi wawe, umugire inama ashyire mu bikorwa ibyo namubwiye atarakora ikintu kibi cyamurangiriza ubuzima. Muteteri mukumirwa kwinshi atungurwa n'ayo magambo ya Gentille, maze ahita amubwira ati ahubwo tukiri aho uvuze boss uranyibutse, nta nimero za boss mukuru wa hano ufite ngo uzimpe, wenda igihe nkeneye kumuvugisha mbe namwihamagarira. Uko bavugana niko mu biro manager ari kuvugana na Delila kuri telefone. Manager ati ngo ubwo bivuze ko umupango wacu upfuye se? Delila ahita amusubiza ati ikintu gihari nuko wa mukobwa Gentille yateye intambwe imbere yacu, bityo kumuvana mu nzira twari twapanze ubwo ntibigishoboka. Gusa nanone nta guhangayika, buriya ugomba kugirerega. Impamvu nari ndi kubyirukamo cyane nuko nari nzi ko umuhungu wanjye akundana n'uwo mukobwa Muteteri, ariko aka kanya amaze kwemeza neza ko ahubwo ari umwanzi we, kuko zimwe mu mpamvu Nkusi yasabye ko waha Muteteri akazi nuko yamukundaga. Nyuma rero yaje kumusaba urukundo umukobwa, amukurira inzira ku murima. Bivuze ko kuba Muteteri akiri aho ari umutima mwiza wa Nkusi, ariko nanjye nshaka ko Muteteri akomeza gukora aho ngaho kuko naramwikundiye, ni umwana mwiza. Icyangombwa nuko ntaho azahurira n'umuhungu wanjye. Rero uwo mukobwa nashaka ayo mafoto ayereke Nkusi cyangwa se abireke. Ubu Nkusi ntabwo bikimufasheho, icyakora wenda kuko Nkusi atemera igitekerezo cyo kuba wabugirana umubano n'abakozi,
ayo mafoto biramutse bidakunze ko amugeraho kugira ngo udaserera nawe byaba byiza. Manager yamaze kubyumva azunguza umutwe, aruhutsa umutima umwuka mwinshi maze abwira Delila ati bivuze ko ngomba gushaka ikintu nkorera Gentille kugira ngo aceceke. Delila aramusubiza ati ibyo bimparire ngiye kubikemura kandi umwanzuro turafata nubwo araba ari nyirarureshwa ariko uragira icyo ugufasha. Ku rundi ruhande Alex ahamagara Mahoro ngo amwoherereze nimero ya konte yoherezaho amafaranga. Mahoro mu kubitekereza aribwira ataramutse yohereje yaba abonye ibimenyetso bigaragaza ko ayampaye, nuko amubaza niba batahura akayamuha mu ntoki. Alex aza kubyemera bahurira muri ka kabari yamaze kugurisha. Alex amuha amafaranga miliyoni 25 mu ntoki. Bamaze gutandukana Mahoro yahise ahamagara wa mukobwa bapanga guhura. Bapanze gahunda yo gucucura Alex bagabana amafaranga baranganya, basezeranaho umukobwa amubwira ko agiye gutangira ubuzima bushya. Mutetera uhari yahise ahamagarwa na Sheja kuri telefone, babazanya amakuru bose bavuga ko ari meza. Sheja ahita amubwira ati Mutete, sha maze iminsi ndi kubitekerezaho nyuma y'uko umuntu angiriye inama nsanga uburyo nitwaye imbere yawe na Nkusi narakosheje pe. Mbere na mbere mbanje kugusaba imbabazi rwose Mutete. Muteteri yahise amusubiza ati humura Sheja, n'ubundi ndakuzi uriya ntabwo yari wowe. Nari mbizi ko igihe kizagera ukampamagara ukambwira ko wibeshye, gusa kuba utarampamagaye muri ririya joro cyangwa se umunsi wakurikiyeho byagushyize mu bihombo bikomeye cyane. Sheja ahita avuga ati ngo mu bihombo bikomeye cyane, ahubwo se mbwira sha Mutete, ugiye kumfasha gute kugira ngo wongere umpuze na Nkusi ubundi tumusaba imbabazi ubundi mubwire ko nanjye mukunda? Erega kiriya gihe narahubutse ibyo natekerezaga ko Nkusi ari umukene ndetse n'uburyo twahuye. Ibyabaye hagati yacu byagakwiye kuba ari amateka njye nawe turi kubakiraho uyu munsi, ariko nabaye indangare. Sha nukuri nukumfasha pe. Muteteri yaramwenyeye maze aramusubiza ati Sheja we, Nkusi yahise abona urukundo rushya, ubu afite umukobwa bakundana kandi baranezerewe cyane. Sheja ati oya Mutete utambwira. Ako kanya Muteteri yaramwenyeye maze arivugisha mu mutima nti byonyine kuba Nkusi bamushaka ari abakobwa benshi cyane bisobanuye ko ari uw'igiciro cyinshi nkaba ndi umunyamahirwe yo kumugira. Ako kanya Sheja yahise akupa telefone yumva atabyumva neza maze aravuga ati nubwo ntazi impamvu Devota yambwiye kuriya, ariko nanone akimara kumbwira ariya magambo kuri Nkusi nahise numva urukundo mukunze ntazi aho ruvuye pe. Mutetera amaze kuvugana na Sheja Gentille yahise ahagera maze aramubwira ati urashaka ngo nimero za bosi, genda uzisabe manager niwe mufite ibyo mupanga unamugire n'inama y'ibyo nkubwiye. Ku rundi ruhande wa mugore w'umuganga wabyaje Delila mu myaka irenga 23 ishize, aho yari mu rugo rwe avugira kuri telefone abwira uwo bavuganaga ati namaze kumenya aho ataha. Iyi myaka yose ishize naramuburiye irengero, yari yarambabaje cyane, ariko ubu ngiye kumwizirikaho. Sha Delila agiye kumbera isoko yanjye ivubura amafaranga, kuko ndabizi ntabwo yakwemera ko amabanga yajya hanze, bivuze ko nzamusaba icyo nshaka cyose. Humura ntacyo nzaba yewe, iyo ibyo kumujyana mu butabera ariko wirengagije ko ari njyewe wahanwa cyane kuba ntaratanze amakuru icyo gihe, wowe tuzi uzajya ureba uko mbikora neza. Ku rundi ruhande Nadine aho ari kwitegura ngo agende yisiga ibirungo ku munwa, atunganya n'imyenda ahita ahamagara Alex kuri telefone. Alex mu kwitaba Nadine aramubwira ati sheri, ko ntacyo wambwiye kuri message nakoherereje? Wanyoherereje amafaranga y'urugendo ko ngiye muri trip n'abashuti banjye kandi nkaba ngomba kugenda uko byagenda kose. Alex mu kubitekereza neza zo gusanga kuri konte ye nta mafaranga asigaranye, ndetse na business akabari yari afite yamaze kugurisha. Nuko abwira Nadine ati ahubwo se sheri, waretse nkaza kubatwara wowe n'abashuti bawe mu modoka? Nadine aramusubiza ati ariko se Alex, urumva ibyo uvuga bishoboka koko? Turaba turi benshi ku buryo twahisemo gukodesha imodoka nini, kandi nanone ni trip y'abakobwa gusa ku buryo nta musore ugomba kuyizamo ngo yivange natwe. Rero nta mafaranga mfite kandi bari hafi kunsiga. Ngirira vuba sheri cyangwa mbwira nze nkurebe mu rugo yampe. Ako kanya Alex yamubwiye kuba yihanganye gatoya akareba uko abigenza.
Nadine mu gutungurwa kwinshi ahita amubaza ati ngo urebe uko ubigenza sheri, uzi ko uri kubivuga nkaho nta mafaranga ufite. Ako kanya Alex yahise akupa ahita atangira kuzenguruka inzu yose maze aravuga ati ntabwo nahakanira Nadine ko nta mafaranga mfite yo kumuha, kandi muri iyi minsi nari nifunze umugozi mu nda ngo Mahoro abanze yunguka ariya mafaranga, kandi Nadine ntabwo nshaka kumuhomba nonaha. Reka mpamagare Mahoro mubwira ampeho makeya kuyo namuhaye. Ako kanya Alex yahise ahamagara Mahoro aramufata, mu kumwita bahita amubwira ati Maho, uzi ko nabaze imibare nabi mu kuguha amafaranga, nari nzi ko ndaba nsigaranyeho nka miliyoni 1 yo kuba ndi gukoresha, mbibonye nonaha ko ntayo nasigaranye. Ako kanya Mahoro yahise amusubiza ati Alex, urimo kuvuga nkaho ubuze amafaranga? Alex mu mutima utera cyane aramusubiza ati sheri, nkubwije ukuri rero, burya nubwo nanjye naguhaye amafaranga ariko naguhaye ayo nari nsigaranye, kuko ndi yose nari namaze kuyashora. Rero njye nanze ko wambura n'amafaranga, kandi inyungu ari izacu twembi. Wabaye umpaye akamiliyoni kamwe mu yo naguhaye? Mahoro amaze kubyumva bitunguranye yahise amwenyura maze aramusubiza ati wa musore we, urimo kuvuga ibiki ngo wampaye amafaranga? Alex mu kugwa mu kantu aratungurwa cyane ahita avuga ati Maho, ni wowe turi kuvugana cyangwa n'undi muntu? Mahoro mu kumwenyuraho araramubwira ati ni njye muri kuvugana, ariko ndi gutungurwa n'ukuntu uri kuvuga ngo nguhe miliyoni y'amafaranga mu mafaranga wampaye. Ayahe mafaranga wampaye se? Ahubwo se urumva ayo mafaranga angana na miliyoni nayakura hehe? Mu gihe Alex ari kuvugana na Mahoro yagiye gutungurwa, abona ubutumwa buje kuri telefone ye buturutse kuri wa mukobwa wundi wapanze gahunda na Mahoro. Amwandikira amubwira ati Alex, byakurangiriyeho? Alex amera nk'uri mu nzozi. Nadine we kuva ako kanya yakomeje guhamagara Alex ariko akanga kumufata. Ku rundi ruhande Nkusi na Delila basohokeye ahantu muri resitora basangira banaganira. Delila aramubwira ati Nkusi, ku byo wambwiye nakomeje kubitekerezaho, nza gushaka igisubizo cyiza cy'ikibazo kiri muri iriya bare resto. Aka kanya nkaba ngiye kukikubwiraho ngo numve uko ugishyigikira. Nkusi mu kuzunguza umutwe ahita amubwira ati mbwira ndakumva mama, n'ubundi nari mbizi ko utabura igisubizo. Delila amwenyuramo gakeya maze aramubwira ati buriya mu buyobozi, abayobozi bameze nk'aho bagiye kunganya urwego, baba bahanganye iteka ryose. Nibajije nti none niba dushaka kumenya ibyerekeye manager, nta kuntu twashyiraho umwanya w'umwungirije bakorana ariko buri wese akora ubugenzuzi bwe, ko byanabana byiza mu gukomeza gucunga umutungo ko manager yajya amenya ibye na vice manager akamenya ibye, noneho vice manager akamenya ibya manager. Bizanaheraho vice manager tuvana mu rujijo koko rw'uko manager yabagirana umubano n'abakozi, kuko buri wese azaba akora neza kugira ngo asumbe undi. Nkusi yamaze kumva icyo gitekerezo yumva ni inyamibwa maze aramubwira ati mbega iki gitekerezo ni ukuri, ahubwo ikibazo kiraba gisigaye ni ugushaka umuntu wafata aka kazi, nuko Mutetera ari umunyeshuri abagakoze kabisa. Nkusi yavuze gutyo Delila mu mutima aribwira ati ariko Nkusi nawe rwose ntabwo ushobotse, ni gute umukobwa agutera indobo ugakomeza kumugirira impuhwe? Ariko sinakurenganya mwana wanjye, urukundo nzi uko ruryana, nanjye nakoze ibishoboka byose ngo mbane n'umugabo unkunda kurusha uko njyewe mukunda. Nuko Delila ahita abwira Nkusi ati nuko nyine ari umunyeshuri, ariko wowe ntubigireho ikibazo. Hari umukobwa nzi wagakora neza uri muri iriya bare resto, kandi uburyo nzi akora neza izakomeza gutera imbere, inateza imbere akazi kawe. Nkusi aruhutse umutima maze aravuga ati ariko ubundi iriya bare resto ko ntaho itandukaniye na moteri, uhazayihindurira izina akayishyira ku rwego rurenze. Nkusi akimara kuvuga gutyo Delila yagiye gutungurwa, yumva umuntu mu ijwi ry'umugore amuhamagaye inyuma yabo avuga ati oh Delila biteze, nawe se burya hano ujya uhagera? Mu guhindukira Delila abona ni wa muganga wamubyaje. Umutima uhita utera vuba vuba ashatse guhagurutsa Nkusi ngo batahe, ahita abona ko Nkusi hari icyo yakeka. Uwo muganga araza aramusuhuza na Nkusi maze aravuga ati Delila ntumbwire, uyu ni wa mwana wawe se? Nkusi ahita amubaza ati uranzi se? Muganga ati ni gute ntakumenya se, waravukiye mu maso yanjye no mu biganza byanjye. Nkusi mu kumva yishimiye kubona umuganga wamubyaje ahita avuga ati yo
ni ukuri biranshimishije kubona undi muntu unzi nkiri umwana. None se ababyeyi banjye nabo wari ubazi? Delila mu kwitanguranwa atera ijwi hejuru ahita avuga ati muganga se buriya yari abazira? Muganga ahita amuca mu ijambo maze asubiza Nkusi ati nari mbazi cyane kuko na mama wawe urupfu rwe rwarambabaje cyane kuko buriya twari tuziranye cyane. Nkusi ahita amubwira ati ni ukuri biranshimishije kukumenya, nitwa Nkusi nubwo numvise unzi. Muganga aramusubiza ati ndakuzi n'uburyo bwose wageze mu biganza by'uyu mubyeyi, nanjye nitwa muganga Adeline. Yamuhereje ikiganza barasuhuzanya, nuko Nkusi ahita abwira Delila ko babikora gutyo rero reka baha akanya ko kuganira nk'abantu b'urungano rwabo baraza gusubira. Nkusi yahise abasezera aragenda. Akimara kugenda Delila mu mujinya mwinshi ahita akankamira muganga Adeline amubwira ati nta soni, biriya ni ibicyo nzanira imbere y'umwana. Adeline aramusubiza mu kumwenyura kwinshi ati ariko se Delila, hari ikibi mvuzera? Ibyo navugaga ubonye atari nabyo umwana wawe azi? Ahubwo ndi kwibaza uko byazagenda igihe umusore wawe Nkusi amenya ukuri. Delila ahita amubaza ati amenya ukuri? Ushaka kuvuga se ko hari igihe kizagera Nkusi akaba yamenya ukuri? Ni wowe muntu wenyine uzi ukuri, kandi aramutse abimenye ni wowe nabiryoza. Adeline mu kumwitegereza mu maso ahita ahindura isura amera nk'uzinze umunya, abwira Delila ati Delila, ubihagazeho neza ko ninjye uzi ukuri gusa? Ahubwo se ko nifitiye akabazo gakeneye amafaranga, wabaye umpaye makeya nkajya kugakemura? Delila mu kugwa mu kantu yatunguwe cyane ahita avuga ati ngo muganga, muri make urimo kuntera ubwoba? Ku rundi ruhande Nkusi we yahise yandikira Muteteri ubutumwa bugufi amubaza ati ese sheri, aka kanya uri kuntekerezaho iki? Muteteri akibona ubutumwa ahita amusubiza ati ahubwo wowe sheri uri kuntekerezaho iki? Nkusi ahita amwandikira ati banza unsubize ni njyewe ukubajije mbere. Muteteri nawe ahita amubwira ati ariko ni njyewe wari wabitekereje kukubaza mbere. Nkusi aramusubiza ati ariko ni njyewe wanditse ubutumwa mbere yawe, rero nsubiza ibyo nkubajije. Nuko Muteteri mbere yuko yandika ubutumwa bwo gusubiza Nkusi akuramo itaburiya ajya ku ruhande yicara ku gasima ko ku kazi, maze aruhutse umutima ahita amwandikira ati sheri, nkubwize ukuri ku kibazo mbajije nirekuye, ntabwo uranyanga? Ako kanya Nkusi akimara gusoma ubwo butumwa yahise amwandikira ati ariko sheri, ni ibiki uvuga ngo ntabwo ndakwanga? Ndakwangira iki se kandi ngukunda? Ni ukuri reka urumbwire kuko nanjye wambajije ndakubwiza ukuri. Muteteri aruhutse umutima maze yandika avuga ati Nkusi, ndikumva mfite ipfunwe ry'ukuntu wamboneye ubwambure. Sheri, wibuke ko ibyo ndi kukwandikira uhita ubisiba. Nyine ibaza ukuntu wansanze nta n'agakariso nambaye, uzi ko nguyeho kuriya ukambona ubwambure. Nahise nifuza ko byibura nawe yaba umbonye gutyo nta kintu wambaye, twese tukaba twishyuranye. None ubu ndi gutekereza ko ubwo wambonye nyine wahise umpararukwa ku buryo nta n'amatsiko ukimfitiye. Muteteri akimara kohereza ubwo butumwa bugera kuri Nkusi ahita aruhutse umutima nyuma yo kubusoma, maze asimbukira hejuru avuga ati ahwi, Imana ishimwe cyane we, nari nzi ko yandakariye kubera ko namubonye ubwambure, kumbe nawe ameze nkanjye. Nkusi ahita asubiza Muteteri ati noneho rero reka twongere duhure nanjye nkure mu mbone bibe bibaye kimwe kimwe. Ako kanya Muteteri amaze kubusoma ahita amwandikira ati sha wacyana uri igisazi, maze cya gihe burya navuye mu nzu bucece ndagukwepa kugira ngo utambona, sha sinjye warose mpavuye. Nkusi amusubiza abanjeho utuntu two guseka, aramusubiza ati nakurebaga ukuntu wari uri kubebera, uzi ko uwari kukubona yari kugira ngo uvuye kwiba muri kiriya gipangu. Nkusi amaze kubwohereza yahise yibaza ati ubuse mubaze ku byo kuba umukozi yatubonye akabibwira Delila? Hoya reka mbyihorere. Nuko ahita amwandikira ubundi butumwa aramubwira ati sha Muteteri sheri, ndagukumbuye maze ese waje kundeba utashye? Muteteri amaze gusoma ahitamo gusubiza ubwo bwa nyuma ati oya we, utantera isoni maze ukongera kundeba uba utankuraho amaso, ahubwo bayireka nkora akazi k'abandi batanyirukana. Muteteri ahita amusezeraho arakupa, ariko mu by'ukuri atari uko agiye mu kazi, ahubwo ahita ashyira telefone ku mutima we maze arivugisha ati ibaza uko byaba bimeze njye na Nkusi turi kumwe, twese nta n'umwe wambaye imyenda, mana we. Ku rundi ruhande Sheja ahura na Devota
barimo kuganira Devota amubaza uko byagenze. Sheja amusubiza ko burya yirangayeho agasanga Nkusi yarikundiye undi mukobwa kuko yabibwiwe na wa mukobwa wari ugiye kubahuza, nuko aramubwira ati ariko rero Devota, ikintu gituma nshaka guhura nawe ni kimwe, kandi hano ntabwo nshaka kumbeshya. Ni iyihe mpamvu wanshishikarije kuba nakundana na Nkusi kandi ukambwira ko nimenya wese nazabyicuza? Devota yahise atera agatema ku magambo yigeze kuganira na Nkusi, maze areba Sheja, maze aramubwira ati Sheja, urabizi ko ngufata nka murumuna wanjye, nkuko mbikiye amabanga niko nanjye mbitsa yawe. Bityo impamvu nyamukuru yatumye nkubwira biriya ngiye kukubwira, ariko ntuzibeshye na gatoya ngo rikuvemo, binsezeranye. Sheja mu rujijo rwinshi ahita azunguza umutwe, ariko afite amatsiko menshi cyane, maze aramusubiza ati yego Devota, ndabigusezeranije kandi nawe uranzi ntabwo narenga ku kintu twavuganye. Devota aruhutse umutima maze aramubwira ati Sheja, impamvu nta yindi, Nkusi ni umwe mu bakire 32 bakomeye cyane bafite amafaranga menshi muri banki dukoramo, nanjye nabimenye wa munsi umaze kugenda. Sheja mu kumva ibyo Devota amubwiye yaramwitegereje, maze araseka aramubwira ati ariko Devota, ubundi utarasara wakoraga iki? Ngo Nkusi ni iki? Devota abonye Sheja atari kubyumva ahita amubwira ati ubundi suririrwa umbaza ibyo byose, icyangombwa nuko nkumeneye ibanga, wagiye ukabaza papa wawe ko ari manager wa banki, hari ubwo arabiguhisha. Sheja yahise ahaguruka aho atarwambaye, kugera ageze mu rugo asanga papa we yicaye muri salo ari kureba amakuru kuri televiziyo. Ahita amubaza ati papa, muri banki yanyu harimo umukire witwa Nkusi ufitemo amafaranga menshi? Manager wa banki aramusubiza ati yego, ikirenze ibyo ni nawe mwana muto mu bafite amafaranga menshi kurusha abandi. Kubera iki umbajije icyo kibazo? Buretse gato Sheja, Nkusi muraziranye? Ku rundi ruhande Alex avugana na Mahoro aramubaza ati none se Mahoro, ni iyihe mpamvu ugamije gutuma uvuga ko nta mafaranga naguhaye? Mahoro aramusubiza ati ariko se Alex, uri kugira ngo nemere ko wampaye amafaranga ube wafata n'amajwi uyumvisha abantu nemera ko wayampaye njye kuriha ibyo ntazi? Mbabarira rero kuba njye nawe tuziranye ntabwo byatuma ungerekaho ibyo ushaka byose. Alex mu kugwa mu kantu kwihangana birangata amarira yicara mu ntebe avuga ati Mahoro, ni ukubera icyo wankora ibintu nk'ibyo ngibyo? Please ndakwinginze. Nadine aho ari kumwe n'abakobwa babana muri kaminuza bari kumutonganya cyane, umwe muri bahita avuga ati Nadine, ntuzongere no kutuvugisha, uyu munsi waduhemukiye cyane, wowe utubeshye ko ari igisisheri wawe uramwaka amafaranga ngo dusohokane, nurangiza utubeshye. Ubu se wungutse iki uretse guhomba inshuti? Njye ntuzongere no kumvugisha keretse gusa igihe uzaba wabonye ariya mafaranga ukadukorera ibyo wari watwemereye. N'abandi bose bamubwirira icyarimwe bati Nadine, natwe ubushuti bwacu nawe burarangiye, turabwira n'abandi twese tugucikeho. Nadine mu mutima aribwira ati ibyo nta kibazo, butinze gucya nkajya kureba Alex, ubundi mwese nkabereka ko nkundana n'umukire, ibyo mwivugisha byose biraza gushira. Derira ageze mu rugo ajugunya igikapu mu buriri mu mujinya mwinshi, ahita atangira kwibuka amagambo umuganga Adeline amaze kumubwira mu kanya ati oya Derira, ntabwo ndi kugutera ubwoba, ariko binabaye na ngombwa nabugutera da, kutanyica se. Erega ubu nkubikiye amabanga, niyo mpamvu ugomba kunyitaho. Ikirenze ibyo Nkusi maze kumumenya, aho mutuye ndahazi, Denis ndamuzi, undi muntu uzi amabanga yawe arabizi ko natangiye kukugendaho ku buryo ngize n'ikibazo yamenya amaherezo yanjye. Ubwo se urumva udakwiriye kumfata neza? Ahubwo uko Derira yibuka ibyo niko manager wa Muteteri yahamagaye Gentille mu biro bye. Agezemo amusaba gufunga neza umuryango. Manager aramubwira ati Gentille, ntiwashakaga ko mva ku mwanya wa manager nkawuguha se? Reka dukore deal rero. Gentille ati oke, mbwira ndakumva kabisa. Manager yahise amubwira ati njyewe neguye kwa boss mubwira ko nshaka kugenda. Ambwira ko adashaka ko ngenda, mubwira byose nyuma yo kumenya ko wamundezeho umubwira ko ngirana umubano n'abakozi. Maze kumwisobanuraho neza aza kunyumva ku buryo aka kanya nta kintu wamubwira, ahubwo ahitamo igitekerezo cyo gushaka umuntu unyungiriza muri aka kazi dukora kuko business zigiye kwaguka.
rero ariko kuko nkwemera nk'umuntu dukorana, nubwo Gentil ugoranye ariko natekereje wowe ngo unyungirije, amatiku n'ibintu byose bikire ku ruhande, urabyumva gute? Muteteri atashye ahita atega akamoto kihuse agera kuri geto ya Nkusi. Mu gukomanga Nkusi aramufungurira, Muteteri amubonye ahita amubwira ati surprise. Gusa Muteteri amasoni ari menshi cyane, mu kuyivanaho ahobera Nkusi amuryama mu gituza amuhisha amaso. Nkusi nawe mu mutwe we hatangira kwiyiziramo amashusho ya Muteteri yambaye uko yavutse ubwo yamwinjiranaga. Ahita amwinjirana mu nzu amwicaza ku buriri bwe. Muteteri we yanga kumwereka amaso, ibyo amubwira byose akabimubwira ahisha amaso. Nuko Nkusi agiye gutungurwa yumva Muteteri aramubwiye ati Nkusi, ngaho rero kugira ngo bibe kimwe kimwe nawe nyereka, ntabwo ndongera kugira amasoni.